Fine. Umeze ba? Yeah. Okay. Ntabwo naniwe se? Yananiwe. Uwo munsi wabonye ute? Uyu munsi wari mwiza, naranawushakaga cyane. Cyakora nanjye uyu munsi nari mutegereje. Sure. Umunsi mwiza w'amateka mu buzima bwacu. Are you sure? Yeah. Ukaba uwanjye? Ntabwo ari ikintu mbaza ngo sure. Ndowa. Ndi sure birenze kubitekereza. Nyine ndowa. So, igitekerezo iki kigushishikariza? Ibintu byose kubana nawe cyane cyane. Abo. Yeah. Ari yose bibera ikintu ushaka kuba ariko ngenda rushya. Nyine tuba gahunda rero kwa rukuruka ko nyine ndahaze pe. Ndetse gato ariko mfite amatsiko. Nise kandi nawe. Mfite amatsiko yo kureba yo gufungura ziriya mpano watwaye. Ari nyinshi sugura bivamo. Mfite amatsiko. Okay, basi kadufungure ebyiri. Cyonyine. Okay. Ebyiri. Kubera ko nanjye ndi mpano nshaka gufungura. Ko nanjye ngo impano nshaka gufungura. Nari. Sure. Maze ubona wayifunga se my lady. Yeah. Orang hamil ni sen dah terlalu terjadi ni. Orang hamil ni, hari ni tak apa je. Dia tak apa je. Main dia. Okay. So, no abji zera ni. Kono monsi nari mutegereje. Hanjye koko. Wanye shade ni narakubuze. Umbwira ngo umukiretse ngo ukubaye ngipangira wawe ngo iteka ryose. Umva. Nese sibyo. Ngiye. My husband. My wife. My husband. We batayaje. My husband. Tuyigendese ho. Yego. Tutayaje. Katiye kubireba. So. Yeah. Okay. My wife. My husband. My husband. Bravo. Really? That's good.
Morning. How are you? Yeah. How's your night? I'm tired. Today? I'm tired. Ako, masakit cyane. Okay. Oh, so sweet. Really? Mbona isi ijoro ryagenze Neza. urabona agomba gukora utumaniyeri. Waranyibagiwe. Okay. My husband. Okay. Ntibakumpaye. Ibintu bimaze tuba cyane. Reba wese ariko. Look, nahoze ndeba twa tuvido twawe tw'umunsi w'ejo mu bukwe. Urabona ngo byinshi tutari pese byagenze bite? Njye nararepese. Okay. Nahari. Yeah. Ntabwo utangiye kunshira amasina n'iminsi. For you. Really? Yeah. Okay. Warabyinye mbona ababyeyi baratangaye ndavuga ari uyu ni umugore wanjye se cyangwa? That was my day. Damn. Ariko ubwiye ngo mbisubiremo ntabwo nabishobora. Yaho. Kuri numvaga akantu buri kantu kawe kose. Mukunda kure. You can't believe how ndimo ndiyumva muri kano kanya numva mufite mu nzuro wanjye. Urabizi mukunda ko ife kunda amazi. Bizware kure kuvuga inyanja twogamo. Nanjye ndamukunda cyane. I know. Mpamvu ndi hano. Okay. Wajya kuzana icyo cyayi nyine turebe. Washonje. Nibyo. Ufite impamvu? Waraye mu kazi. Hano uri kunserereza? Yeah. Okay. Ahubwo turaza no guserera ukuntu utanziriye rero narakuze. Ugomba gukurikira nkawe. Gukosora abandi. Cyangwa hari n'izo zaza kumvira. Sinzi neza gukora byinye byo wabigaye. Oya. Kubizi. Ariko urabizi ntacyo nakwima ngifite. Reka icyo udashaka gusa. Hari ubuzima butamenywa kandi ni nkuru mutabara kandi ku muntu n'umutima we izo nkuru zigize ubuzima bwe umuturanyi n'inshuti ntibapfa kuzimenya rimwe ndababara ubundi nkishima nkabyimenyera kuko ni side stories niba nkora amabara nawe ukagira amahabara ubyimenyere kuko ni side stories Nagomba amasaha ntabwo ari. nagutegereje neza naryo umutwara ataraza. That's my wife. Twakunze tuganire hano. Nawe ndabizi ko ndagukumbuye. Okay. Ndacika. Nice. Nema nakumbuye. Nawe nakumbuye. Dore neruko tuntu twawe kera ntanshyira mu mugongo by'imbesheresha. Warabyibushye. None rero nabuze ko mu kazi byagenze. Turenze gute? Urumva mu kazi naherukagamo nyine umuseribateri. Bagiye kubona babona ninjemo ndi ikiboga. Baravuga ati ntabwo muzi umugore mfite. Yatwitayeho. Nice. Urananewe sibyo? Nawe ariko ndabona wagira ngo sinzi ukuntu umeze. Nari nakubuze nyine. Ariko uranaganyenye. Nari nuzuye udahari. Nabundi nagahenye ngiye kugura. Yego. Nabundi iracyakomeje. Oya. Ndananiwe. So. Natenda njya muri dushe, bitera amazi,
uze nateguye ku meza nawe nari ntegereje. Yeah, my husband. Okay. Yeah. Your husband. My wife. Yeah, My husband. Your wife. My wife. So you never can my husband. Your wife. My wife. Your My wife. husband. My husband. My husband. My wife, please. I'm your wife. Okay, 12. No, not yours. My wife. My husband. My wife. My husband. My wife. My husband. So. Oh. Is it? Is it bon? What's the idea? You know what? Natetse. Aho sokotetse ibintu birenze. N'iki ncuro birenze bisubiriyemo. Baranze ariko. My wife. My husband. Love you. Love you more. So ngiye uri mukunda buri munsi. Mukunda buri saha. Oh. Aho Thomas. Kabonye ahantu. I know it. Rimbi. Ntabwo byari ibyo ngibyo cyose. None se ngiye koga. Ndi gutegura neza. Ndokunakira. Aya. Ntabwo bibaho. Gatoya. Gatoya. My wife? My husband. Good. Serious. Ang mga nagumura rin ano? Yes. Okay. So, utateguye amasahani se? Nabyibagiwe. Kandi arushye kanyazane. My husband. Ukunda ukuntu uri mwiza gusa. Sibyo? Thank you. Ako bebe, wigeze ubona impano basana baduhaye? Oh. Ahubwo nahise azanye basana. Iranka tuzakwitora ryari. Nako tuzabera kukuru bwatsi ryari. Nyarwanda cyabo. Urabizi. Ni ikibazo. Urumva? Uzabipangira umunsi. Ariko njyewe basana n'abakunze ndanabakunda inshuti nziza n'ibintu baduhaye. Nzongera kugura ibindi. Kera. None bagufunguriye akaduka. Umva bafunguriye iduka ni ibanga rikomeye cyane. Ako byari na byinshi utagira ngo biragoranye muri bino minsi kubona umuntu ushobora guheza impano zingana kuriya. Sinzi imana impamvu abantu batinya ubukwe kandi ubukwe ari umugisha. Umugisha? Yego. Biranahombye nko kuri bitwara amafaranga. Gusa umuntu udafite amafaranga wajya gukora ubukwe. Uravuze ngo warahombye? Ntabwo nahombye ko mfite umugore mwiza kandi nkunda. Yego. Sibyo? Sibyo? Rero urumva ntabwo njye nahombye ko njye urudi nagushakaga. Sibyo? So ahubwo wenda nk'ushobora kuba yahomba umva ari umushinga kandi ntabwo wakora udafite amafaranga. Ufite amafaranga si ubikora we. Ibyo navugaga. Uhiye se amafaranga akabura ugasanga kandi ari abantu bene minsi ushaka kumashaka n'ubushobozi ufite ugasangurana akazi. Yeah, you're right. Nawe uri musi cyangwa umukunze mujyana? Sinavugira hejuru. Ashatse kuvuga iki? Ntacyo mugabo wanjye.
ariko byo kuby'imana uzabasanga byo so ni pretty sure ko tuzabahamagara tunasangire dore nzabatekera uzabatekera tuzabitekerezaho tugiye kubatumira so bakeneye kwenjoy mu buryo umugore wanjye ateka neza buriya baba ari abashyitsi ugomba kubakira my husband. Thank you. But kila kitambaro kiriya cyambara cyane n'ibyo buri byo twajya turi ku meza igitambaro n'umutwe umutwe cy'umutuku igitambaro se igitambaro ntazaganira nubwo mbona uko nyambaye igitambaro ni ukugira ngo n'ubundi mu gikoni gusa kikajya mu biryo igitambaro ntabwo yadanje ndabitekerezaho cyane igitambaro ntabyo mba nageze amatsiko turajya ku meza ariko nta kiyamba tugiye ku meza twayishyizeho mu gikoni ntabyo ari n'ibyadanje wongeze ibitekerezo There we go again. Utetse mu cyozo kimwe Bisuvangamo n'ikindi. Ibitambaro byorere mu gikoni. Urabisinja nkurambiro. Yapfuye. Yego. Umugore wanjye sano nagiye ko yaragiye kumfasha senga mbonye se sohoka akagenda kandi niba ari ikintu yababaye Uragibora ugomba kurinda icyo gitambaro ngo atazamenya ibyacyo. Baby uri hanze na moro Naje gufata akayaga. none tumuhamagara kabiri sawa none yabashije kumvamo gakeya none suga kaguma afata muri amasaha y'umugoroba ko numva hadakonje koko Ndagaruka mu nzu mu kanya. Bera ni wongere sawa Ndaje mu kanya mu nzu. Okay. Justin. ariko gushaka kubanza bityo wewe duyugara ku munsi w'ubukwe gusa rero kuza gusa ahantu wamamagaye nyuma ngo ndende
Tuje bite? Tugiye tuyahangara. Uza kukanda byanga byakomeza sasumeza akazi ko kabaye. saka zindi dafite. Nka cyo minsi yakonje Alistabira tsimigori sindi babu. ibyo byiza cyo bishaka bro. Ariko Yakintu kizongereza n'udashaka. ariko madamu baratanga mubonye. Konfushi mutaze. Abana nitwaje gutabara ndamubona. Ahubwo naribashije. Tugabanya ariko black. Bitabaye kize ku minsi kuva twashata asoka. Hari umuvandimwe wagize ibyago nuko duhurira ko ndibaza tutasukuye. Musosoka. Narakote. Sa black zawe. Zanjye. Naramubonye. Musoto twagize ibyago mu family sindi. Nanjye naribajije ntese kuki mu madamu aje atsize umutware ndabanye wasanga wageze n'ikibazo ndabanye ndaza kukubwira Yashaka agacupa kawe. agacupa cyane. Ni gake ka kandi k'abasore Dahiri. n'ukuri. Hanyuma se. Nanjye nanjye ndimo gutandaza ntabwo naca hano nk'abasuhuje nk'abaturanyi ariko n'iminsi. Turaka urazurisana do umuturage wanjye kuva kera ariko agira ushake dore mu gihe ntabwo yisa. Shaka abaza mu kuzandangira nanjye mu bari cyangwa muri wanjye. Mwingo mwibase. N'icyo gukora. Yes? Ngira ngo basuhuze rero ko mumeze nk'abaturanyi. Nzagaruka turebe ko twaganira nabipa. Ariko uzagaruke turi mutari wacu bizi. Umuntu wacu ntabwo twaca ko mutego kubeshya. Nanjye naze kutumva nk'abasuhuje ko nzagaruka. Ariko nyine iyo nguyu rwose ni ikibazo. Ntabwo rwose aragira ati Bamapona sasa ngabantu barasasa nawe kaneleshije bagacu. rero ashobora. Basa naze gushogorwa n'abasuhuje. Sasa tiko. Wait. Kije stabwe bira bintu bya ngo byo kuza kuyakubonye wagiye ryari. jewe ntabwo nagiye nzara nigeze njya Anweze ujya. Kitambaro si cyo kivuye kumara mukategura ntacyo wambaye. se ibi bibazo byose ni iby'iki ntabwo ibitambaro n'igitambaro nyine nta byataje Icyo cyambaye byihuse. turangize ibyo twari turimo ntarebe Okay, ndaje ntacyo. yego Uyu munsi ngomba guhindura kino gitambaro. Tambaro yambara buri munsi agiye ku meza akambeshya. Ngomba kugihindura tu.
ikindi nazanye n'ubundi bigo bimeze kimwe nze kureba n'ubundi anabimenye byose si ibitambaro ubundi ni icyishimo cy'icyo gitambaro uko biri kose ndaza kuza kubimenya Hani uri koga naje meze neza wowe sinari nakubwiye ahantu nagiye wowe umeze ute ariko nasize ntetse reka rangiza mutegurire ku meza dusangire ya my husband iravuba nyine turi Nshaka igitambaro cyanjye kankoremo iki ariko igitambaro cyanjye kiri he ko ntari kukibona igitambaro cyanjye kireba aho ngaho igitambaro ko ntemerewe kukibura mana yanjye igitambaro nta mababi igitambaro si inkima igitambaro cyanjye kirihe ndabigira nte ese nagitaye muri saro basi ko ntacyo nawe se mpabona igitambaro katari urushinge bino bintu birancanze kandi ibintu byose ngomba kubikora mfite kiriya gitambaro Sambura wabuze amahoro hari ikintu wabuze ntarebe ntacyo ncanze neza iki gitambaro kiriho ko mugomba gutegura ndacyambaye kigeze hano gutese iki ndabona nta nubwo ari cyo amaze kumenya gukunda amakaroni nyine mu mavuta y'umwete avanze n'ibirungo hanze okay bon appétit no urarara he ndabizi abari ngiye urara hanze ubwo mukana byose ibintu by'ibirungo rero ntabwo umuntu abimenyereye ni ikibazo pe nanjye ntabwo ntubigira
niba umusore batari yanze kurya barabimbuza no kwa mama ati ibintu. Ariko my wife. Husband, my husband. Ese nkubaze ku kazi bya bintu byaciyemo. Urabona gahunda ya promotion rero minsi rero. Gusa ko tuma tukora twitanga. Bawe wima high five nkaho wajya ngo bahise banzamura direct. Ariko urabizi amiyo man. Sibyo do my best. Bona peti rero ndubwo urugendo batuzubanye batazambwira ngo ko wananutse. Anamukiye. Akuze n'inyo. N'uturungo bro. Ndakoma mukunzi wanjye. Ntacyo. Ako kita karungo kagufasha kugira ngo uzasure. Ariko ubundi so zine uwayima yarayimbikije ngo nzasige nyimucungira ariko imyitwarire yayo ibe yararewe hehe. Ntabwo bizavamo. Ese uzi ukuntu yitwa? Nitwa gute? Waseka. Nitwa gute? Bantu seka ndakubwira ko yitwa. Nitwa gute? Yitwa Bella. Kamba yiswe Bella. Ubu kujya kuyireba ari hanze icyo turirimba ngo Bella. Ntabwo yiswe Bella. Ntibasha gukunda. Ntabwo yiswe Bella. Ntabwo yiswe Bella. Ubu umunsi umaze aha ngaho uyibona ntabwo wabasha kumva kwitwa Bella. Ntabwo ko nyamaga twitwa Bella. Mbanze ngo ni ibindi bintu urimo. Umva kuyirimo ndutera akarembo ka Bella yamaze ashaka ubushuti kuri uyongera. Okay. Tuba kuryama bazi nderi. Kuryama basi. Papa. Cyangwa ka. Pani munsi. Debora, byuka ubaze umugabo wawe aho yashyize igitambaro twaguhaye ku neza cyangwa se ku nabi. Baby, kuri kuniga bigenze bite? Kuri kuniga Igitambaro cyanjye kiri hehe? Ikihe gitambaro? Wijya gucana itara. Igitambaro cyanjye kiri hehe? Iki gitambaro? Inkoraho. Igitambaro cyanjye kiri he? Uri kunyica? Ndashaka igitambaro cyanjye. Igitambaro cyanjye kiri he? Iki Igitambaro cyanjye. Okay, base gusobanurira. Sobanurira. Igitambaro cyanjye kiri he? Yashyize muri office ukaza ariko ndaza kuza kukiza. Uri kunyica? Uragisize he? Igitambaro kiva hano kikajya muri office gute? Ndaza kuza kukizana. Igitambaro cyanjye kandi nonaha. Okay, kanyiye. Kanjye kuki. Ndigora mwuka. Wamwicanyi mbare kabiri we n'ibitambaro byawe mwasohokeye mu nzu
ntabwo ugiye kunyica ndebe kubera igitambaro ufata unigagura umeze umwuka kubera igitambaro. Genda ntabwo ugiye kuzanshira mu Rwanda. Umugore wanjye ndamukumbuye ariko biragoye kuko ntabasha gusobanukirwa ibya biriya bintu none binteye urujijo kandi bintera guhangayika. Cyangwa ngiye kumutora mu cyure mugarurira hano mu rugo. Ndabizi ndamukunda byaramugoye kuvugisha ukuri nawe. Muhamagare se cyangwa nabyo se ko bigoye kandi ko yagiye namubwiye nabi noneho. Murikize mpamagare inshuti se base nazo nzibwire wenda ndebe icyo zamfasha. Nabyo se ko birimo kwiyandagaza cyane kandi twari tukira abajene. Urugo se ndarubamo ndi njyenyine noneho ko nabyo bigoye. My wife ndagukumbuye cyane ariko narabasha kubisobanukirwa none sinzi nkeneye gusobanukirwa. Ndabikeneye gusobanukirwa cyane ndetse cyane byimbitse mbese. hari ubuzima butamenywa kandi ni nkuru mutabara kandi ku muntu ni umutima we izo nkuru zigize ubuzima bwe umuturanyi n'inshuti ntibapfa kuzimenya rimwe ndababara ubundi nkishima nkabyimenyera kuko ni side stories niba nkora amabara. Ewe kwadutunguye ra ntabwo ari cyane. kutamuzanira agatebe ngo yicare. Gera vuba vuba. Sapu ikizara kwigiza hirya de. Umeze ute se? Uje kumureba se? Wari unatuteguze tukakwakira cyangwa tugatumira abantu. Ntabwo ari warunzanye ubundi. Debo ahubwo hagati aho reka tukwakire. Wakakiriye umugabo wawe ngo nta soni ufite. Atari ingenzi cyane se niyo moto. Gira vuba geragere kwa kunde nyine uzani. Reka tukwakire ntabwo wagera mu rugo ngo ugende gusa. Tugiye no kuryereka. Izi saa twaba tutarahisha. Reka bakwakire. Debo gira nyine kwa kunde uzana ibiryo. Niko koko man. Nanjye rero nibaza gukuntu nzaguhamagara nkumva birancanze ubuse. Abantu bakuze koko namwe koko namwe yego
gusa aratereka hehera aratereka hehe icyo cyayi ngo anywe gusa ni nk'ibyo birimo none se habaye iki kandi ko hagurutse n'ibi ngibi birimo ntabwo ari byo binini ibiki nese ubu ntabwo uje hano mu rugo wagenda nta kintu tukwakirije ikibazo cyanjye ndaje kuri nawe naje mu wese nyine nyubaha nk'umubyeyi basi ufata icyo wuri icyo mu kizima nese ikikuzanye cyo ni iki ego yewe ngende umewe icara aho ngaho ngo uzi ko yarakaye koko niko se mwana wawe kandi narakubwiye ubugoryi bwawe nakubwiye ngo ujye ubikora mu ibanga ndebera ibintu uba warikoreye si kuki uri akagoryi nari nzi ko uzi ubwenge uri imfura yanjye uzi ubwenge koko ubwenge mfite wabuze no kunkurikiza koko n'akantu na gato kangana gutya wari kuba warabikoze ntagufate none ubu ngaho mbwira ukuntu turi bubigenze uramwiboneye nanjye none ubwa mbere namubona muri iriya sura umbwira ukuntu turi bubyifatemo ariko ma ubundi reka mbanze nkubaze ngewe untangiye ndabikoze nta n'ubwo nigeze mbona ko yanambuye cyangwa simbizi none umpaye ibintu ntunansobanuriye ngo bigenda bite bikurikirana ngo nabuze ubwenge narabigusobanurira ariko ndanakubwira ngo ugomba kubikora mu ibanga nta atakubonye weho ubwawe ko wari umuzi ko ari hafi wabikoreraga iki iyo ubikorera mu gikoni utarategura Sheri ndashaka ko tuganira ndashaka kubwira ibintu byose bijyanye n'igitambaro tukabiganiraho ntabwo twakomeza kubaho gutya ndababwira zose kandi uhere ku itangiriro sibyo cya gitambaro cyinjira mu nzu yanjye ukirengagisha ku bintu byose uri kurya okay nako uko ugiye kunsobanuza okay mbwira ubundi kiriya gitambaro ngiye gukora ubukwe mama wakimpaye ambwira ko ngo iyo ugifite nyine ngo wubake urugo rugakomera kandi nambwiye ko iyo umuntu nyine ngo agiye kubaka urugo kimufasha kugira umugabo we yubaka urugo rwe neza ntaca inyuma umugore we mama wawe yego you mean mama wawe niwe wagufasha gushyira muri ibyo bintu gusa inshuro nagiye numva kugira ngo ndare ikintu nakoze cyangwa se nakoze igihambaye bombe ni ibintu by'imyuka mwayimuvanye wa ko nakumenye umukobwa mwiza byari kugendekeye bite nanjye reka ntabwo nari nzi byayo ko yambwiye se ko bituma wubaka neza kandi ko nanjye nari nkeneye kubaka neza kandi niyo mpamvu naje gusembera kuko ntabwo nari mbizi none ngo mbwira utso turebana nkarebana nawe nzi ko ukoresha ibintu by'amarozi ariko narabiretse nararyamye ngasinda uribuka uburyo wamfashe mu ijosi hafi kunyica nkatakamba nkasaza imigeri ntabwo bizongera ntabwo bizongera gushaka kunyica burundu ntabwo nakwicarira ndagukunda n'iki ndagukunda ntabwo nakwica
wahindutse ryari ko ariko nsoro ufite ubwenge nuko ufite ubwenge byagenze bite? ntabwo nigeze musobanuza reka nanjye naramwize. Umuntu nkawe wize ufite ubwenge bushoboka bwose ibintu byarashira tubisamira hejuru tubikomeza urabikoresha. Nizeye mama. Mu rugo rwawe nagufataga nabi? Hoya. Nigeze amufata nabi se bwaho? Hoya. Mbere na nyuma wize amufata nabi? Igitambara ahantu hose ngibi ibintu runaka urakiye nkubise umunigo? Ntabwo bizongera n'ukuri. Ntabwo bizongera n'ibikora yuko n'umubiko bitsosoza byatangira izindi najya. Ntabwo ari byo. Narabiretse. N'ubundi naje gusanga ari ibintu bituza amahoro. Kandi ntabwo twakomeza mu binyoma nta kuri kurimo. So ni iki cyatuma numva yuko noneho utagarutse noneho gukora ibindi byisumbuye? Nta bindi bintu. Nyine wowe uri kubyumva ibyo bintu. Wamfashe mu ijosi gutya. Uraniga. Tekana wanza bakuniga iyo twasha kuganira neza nanya gushobora gukora. Nakuniga no nanjye nkagusaba imbabazi ngo babarira. Niba ibyo byatuma mbabarira nta kibazo. Nanjye ntabwo meze nkawe. Yego ndashaka. Waje gusenga Imana iyo mu ijoro do. Ni rukundo. Ntabwo nifuza ko dusenga. Nawe ndagukunda siyo? Ndagukunda ndashaka ko tumwubaka. Dukomeze urwacu rw'isi ko bari ahantu haryoshye siyo? Ariko urangizeza yuko nta bindi bintu bizongera kuba byacamo siyo? Ndi bako mazi gani? Cyangwa ndi muntu naze? Nta muntu twaje. Karibu. Mama mbabarira ibintu byawe ntabyo bishaka pe. Mbabarira ibintu by'ibitambaro by'umutuku ntabyo nshaka mama. No, ndabirambiwe. Mbabarira pe. Mama ibintu byawe ndabirambiwe by'ibitambaro by'umutuku mbabarira. Oya mbabarira pe. Mbabarira rwose. Ibintu byawe nabihana. Nabivuyemo. Oya. Mwana wa basi icara mubwire basi. Mwana wa ntago nakiguhaye nukuri mbanga pe. Mwana wanjye nukuri ntago nabimuhaye mwanga nagira ngo mwubake neza. Mbabarira ndakwinginze nukuri. Uyu mwana dore ufite ni mama we ni imfura yanjye rwose ndakwinginze mbabarira ntago nabimuhaye mwanga pe. Mbabarira ndakwinginze. Uraje muhereza nabizana mu rugo rwacu. Nukuri mbabarira ndakwinginze ntunyange nukuri nagira ngo mwubake neza nukuri sibyo? Nagira ngo wubake urugo neza. Nge narwubatse amezi 3. Biba birazambye ibintu bita bizamba sibyo? Mbasabye imbabazi nukuri pe. Ngewe umva nkubwire mwana wanjye nubatse urugo amezi 3 sibyo? Yonyine ibintu biba birazambye. Kiriya gitambaro nagihawe na masenge ibintu bigenda neza. Rero nanjye nukuri nakimuhaye ngo mwubake neza nukuri. Nagira ngo urugo rwanyu rukomere. Ntabwo nifuje ko urugo wenda nagize rwamera nk'urwanyu mumbabarire nukuri. Uracyagize ngo rero ukuntu byatugize rero no kunaye nukuri mumbabarire ndabinginze. Mumbabarire ntimunyange nukuri n'umwana wanjye ndakwinginze mbabarire.
mbasabye imbabazi mu mbabazi nyine ndabyumva narabibonye ko ibintu byahise bizamba rwose mumbabarire n'ukuri mumbabarire ntabwo nari mbanze ese ma ibintu bitakubakiye ni gute wumvaga ko ngiye bibonye byankoreye urumva ngewe amezi atatu wumvaga ngiye biri bunkorere nyine nari mfite basi nk'inda y'ukwezi kumwe nyine baragiye rwose bari barambwiye nanjye ko nzakimuha akagenda kubaka basabye imbabazi ibintu bitakubakiye ngiye bikanyubakira mama basabye imbabazi nk'abana banjye n'ukuri ntimunyange nk'abana banjye uyu mwana ufite n'imfura yanjye ndakwinginze mbabarira nahaguruka mbabarira ntabwo nzongera